Mwaramutse neza, mwiriwe neza, inshuti bakundwa, abakunzi ba Kayireme TV. Turabakunda kandi turabazirikana, nizere ko mukomeje kugubwa neza, mukomeje kugira ibihe byiza kuri Kayireme TV. Uyu munsi cyangwa se muri iki gitondo bitewe naho muherereye, nifuje ko tuganira ku kintu kivuga ngo impamvu zitera abagore guca inyuma abo bashakanye. Mu by'ukuri muri iyi minsi gucana inyuma bireze cyane, aho usanga ari abagabo bari kwisonga cyane mu guca inyuma aho bashakanye, ari abagore bari guca inyuma aho bashakanye ku rwego ruri hejuru cyane. Ikibazo ni ikihe? Umunsi ndafokasinga ku bagore, impamvu zitera abagabo guca inyuma aho bashakanye nazo tuzazigarukaho nubwo twigeze kuzivugaho, ariko uyu munsi reka tuvuge ku bagore gusa. Ni iki gitera umugore guca inyuma umugabo? Inshuti bakundwa, abagabo beza mudukurikira, reka tubive imuzi. Mu by'ukuri hari ukuntu umugabo iyo ari gutereta akoresha imbaraga nyinshi, agashyiramo imbaraga ze zose, kandi kuko bigakunda agatereta bikemera, umugore akamwemera mpaka akanamushyira mu rugo bakabana. Ariko iyo bamaze kubana hahita haza ikintu mu mugabo kimeze nka comfort, cyangwa se kumva ko nyine icyo yirukaga inyuma yarakibonye, byararangiye, no need yo kongera gutereta cyangwa se gushyiramo imbaraga kuri wa mugore yateretaga, wamaze no kuba umugore we bitakiri ngombwa ko amushyiraho imbaraga nyinshi. Iki kintu kikazatera umugabo kwirara mu bintu umugore yamushatse amukurikiyeho. Bya bintu byose umugore yamushatse amukurikiyeho ntiyongere kugira gute kubibona, noneho bigatuma umugore cyamuzanye atangira kubona ko atakikibona. Reka tubive. Reka rero tubanze dusenga Imana, twiragize Imana cyane ko Kayireme kuko tubisanzwe tubimenyereye, ntabwo iriho ku bwacu, iriho ku bw'Imana. Imana nziza, Imana ikiranuka, Imana igira neza, turagarutse. Niba abaja bawe, niba abagaragu bawe, ni ukuri twongeye kwishyira hamwe kugira ngo dusengere urugo, dusengere umuryango. Ntabwo ari twebwe twubaka ingo, ni wowe uzubaka, ni wowe uzikomeza, ni wowe uziha imbaraga. Atari ku bwawe ntabwo zabishobora. Abubaka ingo ntibabishobora rwose, kuko Satani nawe arabagerereye, abagusha, bababaza, ababatanya, abacamo kabiri. Ibyo byose nibyo bisenya ingo. Uwiteka turakwinginze ngo wururukire mu ngo zacu, uze ukora imirimo n'ibitangaza, uze wegera ingo, wegera abashakanye, wegera bitegura kurushinga. Mwami Imana, ubaho ubwenge, witambika hagati yabo kugira ngo bubake ingo nziza, ingo wishimira, kandi ingo barushaho kubona kugira neza kwawe. Ubaho umugisha, ubatabare, ubarwanyiriza ibibarwanya, bibatunga urutoki bitunga urutoki, hanyuma umwazi Satani umutsimbure, umukure mu ngo zabo mu izina rya Yesu. Bahe guhuza, bahe kuba inshuti magara, bahe kugendana urugendo rujya mu ijuru, kandi ubahe kurerera Imana no kurerera igihugu. Ubane nabo, ubagirire neza, twese tugirire neza. Ubane nanjye mu kiganiro, umpe Umwuka Wera kugira ngo anyobore, kandi ugere ku mitima y'abankurikira kugira ngo ugire icyo uhindura. Byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Murakaza neza muri Erina Furniture, aho inzozi z'urugo rwawe rwiza zihinduka impamo. Kuva ku ntebe zigezweho, TV stand, ameza y'ibyumba byo kuriramo, ibitanda bigezweho, kugeza ku bikoresho byo mu gikoni by'ubwoko bugezweho. Si ibyo gusa kandi tubikugezaho uri hose mu gihugu hose ku giciro utasanga ahandi. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu gaciro ka Mayange, cyangwa ukatwandikira kuri 078 05 14 13. Erina Furniture, urugo rwiza kandi rukeye. Inshuti bakundwa rero, ni ukuvuga ngo nazanywe no kubabwira nyine yuko umugore nawe ashobora guca inyuma bashakanye. Mbese kuri iki gihe bireze cyane. Bireze, usanga
abagore barimo guca inyuma abo bashakanye ku gipimo kiri hejuru cyane. Ni iki kiri gutera abagore guca inyuma abo bashakanye? Bakundwa, icyambere nababwiye ngo umugabo ashobora kwirara. Reka mbere muri uko kwirara mbereke ibipfa. Umugore ashaka agamije iki? Niki gitera umugore gufata icyemezo akavuga ngo ngiye gushakana na Emmanuel, ngiye gushakana na Paul, ngiye gushakana na Pierre cyangwa se nande amazina rimwe muyazi? Icyambere gitera umugore kujya gushaka umugabo ni urukundo. Abagore bo bagendera ku rukundo, abagabo bo bagendera ku mibare itandukanye bagenderaho, kuko iyo batarashaka hari byinshi babona biri gupfa. Iyo bamaze gushaka rero nibwo batangira kumva ko bya bintu iyo bagiye gushaka batekereza ko bya bintu bizagenda bijya mu buryo bakeneye n'izina, bakeneye ko society igira ukundi kuntu ibabona n'ibindi. Ariko umugore impamvu zimutera gushaka zitandukanye n'iz'umugabo. Umugore yagiye gushaka ajyanwa n'urukundo. Nicyo kintu cya mbere kimujyana mu rugo. Agenda azi ko uwo bashakanye kubera urukundo, kandi koko uwo muntu waje kumutereta yaje amubwira urukundo. Ntago yaje amubwira amafaranga, ntago yaje amubwira ubutunzi, ntago yaje amubeshya urukundo. Yaje amubwira ko amukunda cyangwa arumubwiza ukuri cyangwa asa n'umubeshya. Noneho rwa rukundo umugore arujyamo, yumva nirwo ararwizereramo kugeza afashe umwanzuro. Aravuga ngo Jules wanteretaga, Kalisa wanteretaga, Rutatika wanteretaga, abo ndabaretse, niyeguriye gusa Kageme, niyeguriye gusa agahita hakanira Pierre, Matayo, Mathias, akabahakanira bati no ngewe abo bose ndabahakaniye, akiyegurira gusa umuntu umwe yakunze, abona ko ari afite urukundo kumurusha, kagenda gushaka azi ngo ni urukundo. Yamara kugera mu rugo, wa Yohani yiyeguriye azi neza ko ari urukundo rumujyanye, avuga ngo Yohani arankunda. Noneho iyo ageze mu rugo rero, wa Yohani nawe yamaze gushaka, ageze mu rugo atangira kwiyokipa ibindi, kuko umugore yaramubonye, nta kimushyiramo imbaraga, nta kimwinvestisamo amafaranga ye, nta kimwinvestisamo umwanya we, nta magambo akimubwira. Ibyo byose yarabirangije. Ikintu cyonyine akurikiranye ni amafaranga, ni iterambere. Ubwo muri make icyo yarakirangije, arimo noneho kwirukanka ku mafaranga adafite, ku iterambere, kubaka inzu, kuzagura ikibanza, gushaka imodoka, amashuri y'abana nibavuka bizagenda gute. Ibyo bindi nibyo atangira kwifokasingaho. Iyo atangiye kubyifokasingaho nubwo bikenewe, atangira kwibagirwa ko umugore yaje gushaka urukundo. Nicyo kintu cya mbere cyatumye umugore aza muri urwo rugo. Urukundo kandi ntago rugaragarira mu kuba waguza ibibanza, mu kuba wamaze kubona za minerivare z'abana. Umugore aragukeneye furu, agukeneye muri presence yawe, agukeneye mubonana, muganira, mwicarana, murarana, muvugana, musangira, mugira gute. Mbese za activities zose yavugaga ko agiye kuzibona kuri maximum. Akabizu, wataha bizu, kumukoraho, kumuhobera, kumuyambira, kumubwira ko ari mwiza, kumubwira ko mbese ibyo byose nibyo bigize urukundo. Kongeraho amakado, kongeraho kumukorera anniversaire, kongeraho kumushimira, kongeraho kubona ibyiza yakozwe bimubwiraho, kongeraho gukomeza ukamutereta like nkuko wamuteretaga. Nuko utamutereta kugira ngo azaze mu rugo rwawe nkuko wamuteretaga icyo gihe kugira ngo aze mu rugo rwawe, nuko utamutereta kugira ngo azaze mu rugo rwawe, nuko utamutereta kugira ngo azaze mu rugo rwawe kuko yamaze kuhagera, ariko umutereta ugamije ko yazagira ate, umutereta ugamije ko akomeza kumva yishimiye urwo rugo, akomeza kumva ruryohewemo. Niyo yatwise abakeneye urwo rukundo kugira ngo abashe gusiporta inda n'ibyayo byose, kuko inda nayo ntibimworoheye, itangira kumuhindura, kumugirira nabi, kumubabaza, kugira gute, kuva yayisama kugeza byaye. Urumva rero ibyo byose abakeneye ya care, ya support, rwa rukundo, kwa kumwitaho birenze. Noneho abagore bajya gushaka bazi ko nagera mu rugo bya bindi umugabo yamukoreraga azabikuba kabiri, azabikuba gatatu, none agiye kubibona mu buryo bwihariye, akabibona cyane. Malheureusement yageze mu rugo ahubwo biba le contraire, ntiyongera kumubona, n'umugabo ntiyongera kumwirukaho, ahubwo umugabo ashobora kwirukanka inyuma y'amafaranga n'ibindi, akaniruka no ku bandi bagore adafite, agatangira gutereta umugore wa runaka, umukobwa wa runaka, gutya, kandi afite umugore asize inyuma, kandi mwiza, kandi umukunda, kandi umutekereza ibintu nk'ibyo. Hano rero icyo mbibabwirira,
ndabibabwirira ko bigenda bigakereya icyuho mu mutima wa mugore, umugore agatangira kwiyumvamo imbaraga zo kumva nyine muri make afite ikintu abura, yatangira kugerageza kubwira umugabo, yatangira kumwereka ko hari ikitagenda, abagabo benshi atangira kumutuka, atangira kumubwira nabi, atangira kumusomera n'ibindi. Noneho bigatuma wa mugore arekeraho no kongera kumubwira ikitagenda, yarekeraho kongera kukimubwira, noneho ubwo no kuvuga ngo akibika ku mutima. Twibukiranye neza ko nta muntu n'umwe ubika agahinda ku mutima atagira umuntu akabwira. Buri wese aba afite umuntu we yizera aganiriza ibibazo bye. Bizageraho rero bibastinge aho abandi bantu bari ku ruhande. Nubwo uwo mugore yashatse ntago yigeze azirikwaho imigozi imubuza ko hari abandi bamubona, ngo wenda umutwara wamukinze kasike, muri make ntugenda wamupfutse kasike ku buryo abandi bantu batamureba. Umutwara n'ubundi agenda mu nzira bamureba, babibona ko ari mwiza, uburyo avuga, uburyo aganira, mu kazi barabibona, bazi ko ari umuntu mwiza, bazi ko bamukunda n'ibiki byose. Muri ba bantu bose rero bagenda bamubona, harimo abantu bamubengukwa nubwo babizi ko yashatse. Abagabo nibo bantu ba mbere, abasore n'abagabo nibo bantu ba mbere batita ko umuntu yashatse, bararenga bakamutereta babazi ko abagore ari ibigoryi, babazi ko abagore bamwe ari ibicucu, nyine ko yamukuraho icyo ashaka cyose. Noneho wa mugore akaba yagira intege nke zo kugwa mu mutego wo guhita yuzurana wa muntu, kandi mu by'ukuri atarabiteguye, bikaza gusa kubera ko ari muri carence, afite icyo abura mu rugo, kandi uwo nguwo arimo kumuha. Uwo nguwo uri kumutereta, uwo nguwo uri kumuganiriza, aramubwira utugambo twiza, mu rugo ntatwabona. Aramwandikira message, waramuse wirute, mu rugo ntabyo abona. Aramubwira ko wambaye neza, mu rugo ntabyo abona. Aramubwira ati se sheri ko nshaka kugutumira tugasangira icyayi, mu rugo ntabyo abona. Ese abana baraho, mu rugo mumeze neza n'iki byose, kandi mu rugo ntabyo abona. Nuvuga ngo bya bintu byose ya support, kumubaza uko ameze, bigatuma namubwira uko yiyumva nuko ameze, bakabiganira. Nababaye uyu munsi ukoze yagiye, none abana banje nasize mbacumbikishije mu gasozi n'ibiki byose. Urumva akeneye wo babiganira. Malheureusement umugabo we ntashobora guca bugufi ngo babiganire, bigatuma umugore abo oblige yo kubiganiraho n'abandi bo mu gasozi, babandi bagatekinga advantage bakamutereta, kandi bitari bigamijwe n'ubundi nta gahunda uwo mugore yari afite yo guteretana n'abandi. Noneho akazacika intege, bikazamucica mbese mu cyuho, akaba yisanze yatangiye kujya aryamana n'uwo muntu. Hashobora kuba hari n'ikindi kibazo muri kwa kutita ku rugo rw'uwo muntu. Hari igihe umugabo aba atanatera akabariro du tout rwose mu rugo, agatera akabariro yikiza, kandi tuzi ko abagabo bo iyo ateye akabariro ararangiza bikagaragara, iyo arangije araryama. Noneho we ntamenye ngo umugore se yishimye, ese umugore nawe yakoze imibonano mpuzabitsina, cyangwa se ninjye wayikoze nyine ndishimisha ndanaryama. Hari abagabo batazi ko n'umugore agira envie sexuelle, umugore nawe agira ibyishimo, kandi nawe ko agira ku musoza akarangiza nk'uko umugabo arangiza. None ugasanga we n'ibyo ngibyo umugabo we ntajya nabitekereza, icyo akora nukuza we agakora ibyo akora akiryamira, kandi mu byo akora agashobora no kubikora amasegonda agahita yiryamira. Mbese bene nk'ibyo, noneho ntaba yamuterese, ntaba yamubwiye amagambo meza, ajya kubikora batabiganiriyeho n'ibindi, kuko yamaze kwishyiramo ko n'umugore we yaramushatse, yaramukoye, nta burenganzira afite bwo kubyanga. Urakoze. Noneho bigatuma wa mugore wa undi wo ku ruhande umutereta ahita yiyumva nk'umugore nyine, kubera ko yamuterese, yamwagaje, yamubwiye amagambo meza, yagize gute, umugore akisanga yagize intege nke zo kugwa mu mibonano mpuzabitsina na wa mugabo. Mu by'ukuri nta gahunda yigeze agira mbere yo kuba yagwa mu mutego nk'uwo nguwo. Indi mpamvu rero ndi busorezeho, kuko nashatse kubihina abigira bigufi, indi mpamvu rero ndi busorezeho nuko hari n'ukuntu abagore bamwe baba mu ngo bayoboye ingo, aribo ba chef de famille, ibintu byose nibo bireba, ibintu byose nibo bibazwa, kwishyura inzu, kwishyura mituweli z'abana, kuvuza abana, kuwambika, kubarihira minerval, kugabura ibyo mu rugo n'ibindi. Yanamufasha akamufasha utuntu dukeya, akaba yakwishyura nka minerval yonyine, umugore agasigara byose bimuri ku mutwe. Noneho babagore agera ku rwego atakibasha kubisupport, amafaranga akayabura, ibintu byose bikanga,
atari bubibwire umugabo we kubera ko umugabo we ntabwo abyitayeho, ntacyo bimubwiye. Noneho umugore akabaho akeneye umuntu babiganire, yazabiganiriza nk'umugabo umwe agahita amubwira ati ubura amafaranga mpari, agahita amukubita nka envelope. Murabizi umugabo wese utereta umugore utaruwe ntacyo atamuha kugira ngo azamukureho igitsina, akaba mukubise nk'aka envelope karimo 200 cyangwa 300, kandi nawe ubwe mu rugo rwe ntibayafite, ariko yamutanzeho kugira ngo azabone icyo amukuraho. Noneho umugore akababonye ahantu ari bugenda akemurira ibibazo bye, gatangira akajya mukuraho 200, 300, 500, akishyura za minerval, akishyura amazu, akishyura ibiki, ariko noneho nawe akajya amusambanya. Uko amusambanya ntabwo umugore azabibwira umugabo, kuko arabizi neza ko uwo mugabo basambana nawe ni marié, ntabwo ari buta urugo rwe ngo aze abane na wa mugore. Ikindi kandi n'umugore ntari busenye urugo rwe ngo asigare wenyine. Muri make ahitamo kuguma abana na wa mugabo utagize icyo amaze mu rugo, ariko mbese akitwa ko afite urugo. Noneho ugasanga wa mugore araca inyuma bashakanye, uwo muntu bamucanaho inyuma amuha amafaranga, akombra vide wa mugabo yarakwiriye kuba yarakemuye nk'umugabo nyir'urugo, ariko adakemura, byose yarabigeretse ku mugore ngo n'uburinganire ngo nibiki. Noneho hari abagabo batazi ibiciro ku isoko aho bigeze. Hari abagabo batita kumenya ngo umugore niba ahembwa 200 ese byadutunga, mbese ntiyumve valeur y'ibihumbi 200 ntayiha agaciro, ntiyibaze ngo 200 yagura iki ku isoko, ese yakwishyurira abana ishuri, ese yakwishyura inzu, ese yagabura. Ibyo byose akaba atabizi, ntacyo bimubwiye, apfa kubazi ko umugore afite umushahara w'200, agomba gutunga urugo n'ibisigaye byose akabyishyura, biramureba. Ubundi noneho umugore nawe iyo bimaze kumurenga ni gutyo nyine yijandika mu busambanyi cyangwa se mu guca inyuma bashakanye, ko hari abagabo biteguye gutanga amafaranga kandi ashyitse bagakemura ibyo bibazo uwo mugore afite. Noneho rero ugasanga hari nk'abagore abagabo babishyurira bakomeza kwishyurira amaduka bacururizamo, agacuruza ariko kuko igishoro ari cyo atekamo, ari cyo ahahamo, ari cyo yishyiramo abana, ari cyo yishyiramo za mituweli, ari cyo avuzamo abana, ari cyo yambikamo abana, cya gishoro kikagenda gishira. Kwishyura inzu acururizamo bikajya bimunanira, byamunanira wa mugabo akaba hari backup, akajya mwishyurira inzu, akajya mukorera ibintu byose, kandi umugabo wahari ntacyo bimubwiye, atanabitekereza, atanazi ko ibyo bintu umugore abikeneye. Noneho ugasanga arajya kurangura yamwongereye igishoro. Niba ajya kurangura Dubai bakajyana, umugore akaba abizi ko azamushyiraho nka 2 cyangwa 3 ko yajyanye kurangura. Ibintu nk'ibyo ingo nyinshi zirangiye gutyo, zihirimye gutyo. Ngiki kihirimishije ingo, ngiki kizirangije mu guca inyuma kw'abagore, ngibyo ibituma abagore baca inyuma abo bashakanye. Noneho hari ubwoko rero bwa nyuma na nyuma bw'abagore noneho bo baca inyuma abo bashakanye, babitewe n'inzoga n'ibiyobyabwenge. Hari abagore kwiyakira muri ibyo bibazo byose byo gutunga urugo n'imisaraba y'urugo no kudakundwa mu rugo, kudateteshwa, kutitabwaho n'umugabo yashatse, noneho akabyimurira mu biyobyabwenge, akajya kunywa inzoga, akanywa inzoga, noneho yarangiza kujya anywa inzoga bikazamutera iki? Bikazamutera ko igihe yasinze ashobora gusambana n'umuntu atanazi, ashobora gusambana n'umuntu bahuye bagasangira, ashobora kurarana n'umuntu batigeze babiteganya, batigeze babitegura. Ni ukuvuga ngo n'izoka zirahari. Rero njyewe nakubwira ngo umugore kugira ngo azaca inyuma abo bashakanye, uretse kuba waramushatse wenda ari indaya, waramukuye mu mwuga w'uburaya, kuko we ntiyazawureka burundu, ibyo byose igihe kimwe hari ibyo yabuze mu rugo yazawisanga yawusubiyemo. Ariko noneho utaramukuye mu mwuga w'uburaya, nta kindi kintu cyatuma umugore aca inyuma abo bashakanye uretse ibyo bintu mbabwiye uko ari 4 bishobora gutera umugore guca inyuma uwo bashakanye. Inshuti zanjye rero, guca inyuma uwo mwashakanye uri umugore biterwa n'umugabo, ahanini ni umugabo bigiramo uruhare. Niba rero uri umugabo, iyeranje kandi wongere wiyeranje, wite cyane ku mugore wawe kuruta ibindi byose, kugeza ubwo uzamenya neza ko umugore wawe ari satisfied. Naho nukomeza kurangara wazashiduka usanga mu by'ukuri umugore wawe utamuzi, yaratangiye kudevelopa izindi ngeso kubera ko utigeze umwitaho. Ntubuze aho yiriwe, ntubuze uko yirirwa, ntuzi ibimubabaza, ntuzi ibimushimisha. Gerageza kora uko ushoboye kose
umugore wawe umuhekeya, umukunde, umukundwakaze, umuteteshe, umuhe ibyiza byose umugore aba akeneye ku mugabo. Hanyuma ntabwo azigera guca inyuma, ahubwo muzabigendanamo. Nubona n'akageso gatangiye kuvuka, uzagenda ukagarura ugakosora hakiri kare, kandi tubiziranyeho ko gukosora umugore ntabwo ari ukurwana, ahubwo hari uburyo nyine strategy nyinshi z'ubwenge umugabo akosoza umugore. Reka rero nshuti zanjye bakundwa, mbasoreze ikiganiro aha, ariko ndabakunda kandi Imana ikomeze kububaka, ibaho umugisha, ibateteshe. Turi kumwe ni Kaireme TV. Wibuke gukanda like na subscribe. Imana ibagirire neza. Murakaza neza muri Erina Furniture, aho inzozi z'urugo rwawe rwiza zihinduka impamo. Kuva ku ntebe zigezweho, TV stand, ameza y'ibyumba byo kuriramo, ibitanda bigezweho, kugeza ku bikoresho byo mu gikoni by'ubwoko bugezweho. Si ibyo gusa kandi tubikugezaho uri hose mu gihugu hose ku giciro utasanga ahandi. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu Gaciro ka Mayange, cyangwa ukatwandikira kuri 078 05 14 13. Erina Furniture, urugo rwiza kandi rukeye.